umuntu wabaye hafi y'Imana agahesha Imana icyubahiro akanezeza Imana agakora ibyo Imana ishaka, Imana izamushyigikira, izamugwanirira intambara. Ibibazo naho byaba bimeze bite, naho hahaguruka intambara ziteye, ariko uwo muntu kubera ko azaba ari mu guhisho gwisumba byose, Imana izamubambira amahema, Imana izamurengera, Imana izamushyigikira, Imana izamuba hafi, ntabwo azatuma akogwa n'isoni, bizamugwanirira intambara zose. Kandi ibibazo afite Yesu azitegura kubikemura. Akubereye maso, komera komera. Ndashaka ngo mbabwire ubutumwa, mbabwire iby'Imana iri gushaka ku bantu, mbabwire iby'Imana iri gushaka ko abantu bakora. Hari ibibazo Imana ifitanye n'abantu, ariko nanone abantu bari kugendana n'Imana ifite umugambi wo kubagirira neza. Imana nidufashe cyane. Ndahera ku butumwa bwa mbere. Imana yarambwiye ngo nzabwira abantu bareke kuba ibyigomeke, bareke kwifata nabi, bareke kubabaza, bareke kuba abarozi, bareke kugambana, bareke kuriganya, bareke kubeshyera bagenzi babo. Imana ifite umugambi mubi wo kugirira abantu bayigomeye, ariko ngo abari maso bagahesha Imana icyubahiro. Imana yiteguye kubabohora. Wibaze neza mugenzi wanjye, nshuti yanjye, wibaze ko utari kuba ikigomeke muri iyi minsi, wibaze ko utari kwifata nabi, wibaze ko muri iyi minsi uri guhesha Imana icyubahiro. Nusanga utari guhesha Imana icyubahiro, ugarukira Imana irakugirira imbabazi rwose pe. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Irongera irambwira ngo mbwira abantu babe maso, birinde, bongere ibihe byo gusenga. Irambwira ngo amazi si yayandi, umuntu wese abe maso, asenge, akiranuke, kuko utari gukiranuka wese yiteguye kubamba ihema hejuru ye, kubera ko azaba yahesheje icyubahiro. Rero ndagira ngo witegure, umenye ko Kristo ari bugufi kuza. Imana nitugirire neza. Imana irongera irambwira ngo Imana ibabajwe n'ibyaha biri gukorerwa mu isi, Imana irambiwe ibyaha biri gukorerwa mu gihugu. Imana yarambwiye ngo mbwira abantu basaba imbaraga zigwanyira ry'iki gihe, abantu basaba imbaraga zigwanyira ry'iki gihe. Irambwira ngo abantu irari ribakubise hasi, irakomera. Ndashaka ngo mbabwire ubutumwa, mbabwire iby'Imana iri gushaka ku bantu, mbabwire iby'Imana iri gushaka ko abantu bakora. Hari ibibazo Imana ifitanye n'abantu, ariko nanone abantu bari kugendana n'Imana ifite umugambi wo kubagirira neza. Imana nidufashe cyane. Ndahera ku butumwa bwa mbere. Imana yarambwiye ngo nzabwira abantu bareke kuba ibyigomeke, bareke kwifata nabi, bareke kubabaza Imana. Iyo umuntu yigometse ntabwo asenga, iyo umuntu yigometse ntakora umurimo w'Imana. Mana agiye gutambutsa message wamuhaye, turamusengeye mu izina rya Yesu. Ubutumwa wamuhaye kugeza ku bantu bawe umuhe kuvuga shiza amanga. Mana bazamukurikirana benshi, abazumva ibigiye kunyura muri we ni benshi. Mana hari abari mu Rwanda, hari abari mu bindi bihugu, ariko turasenze kugira ngo ukuboko kwawe kwiza kubane nawe, umwuka wera w'imbaraga wo gutinyuka tugahamya ibyawe tudatinya amanukire muri we. Haleluya. Son pique le boshi se fondre ainingua sikaya. Turamusengeye cyane. Nyemerera mwami umuriro w'umwuka wera umanukire muri we. Kandi nyiringa Imana nukuri turasengera umukozi wawe kugira ngo umushyigikire Mana. Dusanzwe tuzi yuko ukorana nawe, ariko uyu mwanya by'akarusho umuha imbaraga kandi ukorane nawe iby'ubutwari. Kandi mwami Imana, imitima ya benshi izaruhuke, imitima ya benshi izakira agakiza, imitima ya benshi izave mu byaha, imitima ya benshi nukuri izarokoke umujinya w'Imana kubw'ubutumwa bugiye gutambuka. Urakoze Mana, twamushyiraga mu biganza byawe. Urakoze kumvishe gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Mukozi w'Imana rero ni karibu komereza aho ngaho utambutsa message y'Imana.
murakoze cyane, turabashimiye. Dushimira Imana yabanye natwe byose byatambutse. Imana yaraturinze, yaradushyigikiye, yaratugwaniriye. Imana ntihabwa icyubahiro ko turi guhumeka. Ndagira ngo mbere yuko ntambutse ubutumwa duhere ku ijambo ry'Imana. Ijambo riri muri Zaburi ya 91, ijambo Imana yampaye ryo kubwira abantu no kugira ngo babe hafi y'Imana cyane. Ubutumwa afite cyane buhagarariye muri iryo jambo Zaburi ya 91. Hanyuma icyo gice cyose tukagisoma. Imana nidufasha. Yaranditswe ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye, ni igihome kinkingira. Imana yanjye niringira, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Azakubundikiza moya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we ni ingabo n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa, ubone ibihembo by'abanyabyaha, kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka, wagize isumba byose ubuturo, nuko nta kibi kizakuzaho, kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. 11 kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose, bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Uzakandagira intare n'impuma, uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka. Kuko yankunze akaramata, nicyo nzamukiriza. Nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe. Nzabana nawe mu makuba no mu byago. Nzamukiza muhe icyubahiro, nzamuhaza uburame, kandi nzamwereka agakiza kanjye. Amen. Mana yacu nihabwa icyubahiro. Aya ni amagambo dusomye mu gitabo cya Zaburi ya 91. Aya magambo niyo nyirizina akubiyemo ubutumwa afite, ko aya magambo aravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ngo uwo muntu uzahama mu gicucu cy'ishobora byose ni umuntu wubashye Uwiteka, ni umuntu wahesheje Imana agaciro, ni umuntu wabaye hafi y'Imana, akaba hafi y'Imana, akanezeza Imana. Ngo ibibazo nibiza, hakagira intambara ziza, hakagira ibibazo biza, ariko akahamagara Imana, Imana izumva, iri mu ijuru imurengere, imutabare, kubera ko azaba ari hafi y'Imana. Ngo Imana izahita imushyira mu rwihisho rwayo. Hanyuma rero ijambo rigakomeza, tutarisomye cyane ngo dukomeze. Ijambo rigakomeza ngo uwo muntu uri mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Hepfo ngo hari ibintu, hari abantu bazagwa uruhande rwe, abandi bagwa iburyo bwe, ngo ariko ntago bizamugeraho, kubera ko azaba yubashye Imana. Umuntu wabaye hafi y'Imana, agahesha Imana icyubahiro, akanezeza Imana, agakora ibyo Imana ishaka, Imana izamushyigikira, izamugwanirira intambara. Ibibazo naho byaba bimeze bite, naho hahaguruka intambara ziteye, ariko uwo muntu kubera ko azaba ari mu rwihisho rw'isumba byose, Imana izamubambira amahema, Imana izamurengera, Imana izamushyigikira, Imana izamuba hafi. Ntabwo azatuma akogwa n'isoni. Iyi Imana turimo tuvuga, Imana dusenga, imara umubabaro, imara agahinda, ikemura ibibazo, ikiza uburwayi, yomora ibikomere. Niyo waba ufite igikomere kimeze gite, Yesu yomora
komora ibikomere. Niwe bavuze ngo abarushye n'abaremerewe baze bamusanga arabaruhura. Nawe yakuruhura, nawe yakurengera, yagukura muri ibyo bibazo, yagukura muri ayo marira, yagukura muri uwo mwijima, yagukura muri iryo joro rikwiriyeho, yakubohora, yakugirira neza. Nawe wabona ineza y'Imana, nawe Kristo yakugwanirira, nawe yakumara ako gahinda umaranye iminsi, ayo marira n'ako gahinda, uwo mubabaro umaranye iminsi, iryo joro rikwiriyeho wabuze aho werekeza, wabuze iyo ujya. Ijoro rikwiriyeho abandi babereye ku manywa, ariko Kristo ashyiraho amanwa, ashyiraho amanwa. Kristo yakurengera. Ijambo niko ritubwiye, riravuga ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ku murongo wa 14 hakavuga ngo kuko yankunze akaramata, kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Nukundi Imana izakugirira neza, nukundi Imana izakurengera. Imana nitugirire neza. Iri jambo rikubiye muri ibyo byose. Imana yarambwiye ngo nzabwira abantu babe hafi y'Imana. Imana yarambwiye ngo umuntu uri mu buntu bwayo, uri kubabazwa, uri mu bigeragezo, ariko akaba akomeje kwihangana, yarambwiye ngo izamurengera, yarambwiye ngo izamugwanirira intambara zose, kandi ibibazo afite Yesu azitegura kubikemura. Akubereye maso, komera. Ndashaka ngo mbabwire ubutumwa, mbabwire iby'Imana iri gushaka ku bantu, mbabwire iby'Imana iri gushaka ko abantu bakora. Hari ibibazo Imana ifitanye n'abantu, ariko nanone abantu bari kugendana n'Imana ifite umugambi wo kubagirira neza. Imana nidufashe cyane. Ndahera ku butumwa bwa mbere. Imana yarambwiye ngo nzabwira abantu bareke kuba ibyigomeke, bareke kwifata nabi, bareke kubabaza Imana. Iyo umuntu yigometse ntabwo asenga, iyo umuntu yigometse ntakora umurimo w'Imana, iyo umuntu yigometse areba abasenga akabakuba nka zeru. Ariko muri Yesu harimo uburuhukiro, muri Yesu harimo amahoro. Yarambwiye ngo mbwira abantu bareke kuba ibyigomeke, bareke kwigomeka ku Mana, bareke kwifata nabi, bareke kuba indaya, bareke kuba abasambanyi, bareke kuba abarozi, bareke kugambana, bareke kuriganya, bareke kubeshyera bagenzi babo. Imana ifite umugambi mubi wo kugirira abantu bayigomeye, ariko ngo abari maso bagahesha Imana icyubahiro. Imana yiteguye kubabohora. Wibaze neza mugenzi wanjye, inshuti yanjye, wibaze ko utari kuba ikigomeke muri iyi minsi, wibaze ko utari kwifata nabi, wibaze ko muri iyi minsi uri guhesha Imana icyubahiro. Nusanga utari guhesha Imana icyubahiro, ugarukira Imana, irakugirira imbabazi rwose pe. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Irongera irambwira ngo mbwira abantu babe maso, birinde, bongere ibihe byo gusenga. Irambwira ngo amazi si yayandi, umuntu wese abe maso, asenge, akiranuke, kuko utari gukiranuka wese ngo mu Misiri imbere azamwara, utari gukiranuka wese mu Misiri imbere azakogwa n'isoni, utari gukiranuka wese ibihe bimubereye bibi, utari gukiranuka wese ibihe bimukojeje isoni, ariko uri gukiranuka. Kristo amubambiye amahema, yiteguye kubamba ihema hejuru ye, kubera ko azaba yahesheje icyubahiro. Rero ndagira ngo witegure, umenye ko Kristo ari bugufi kuza. Imana nitugirire neza. Imana irongera irambwira ngo Imana ibabajwe n'ibyaha biri gukorerwa mu isi, Imana irambiwe ibyaha biri gukorerwa mu gihugu. Imana yarambwiye ngo mbwira abantu basaba imbaraga zigwanyira ry'iki gihe, abantu basaba imbaraga zigwanyira ry'iki gihe. Irambwira ngo abantu irari ribakubise hasi, irari rirabarembeje, irari ry'ubusambanyi rirabarembeje, ariko yarambwiye ngo mbwira abantu basaba imbaraga zigwanyira ry'iki gihe, basenge bavuga ngo Mana duhe imbaraga zigwanyira ry'iki gihe. Kandi yarambwiye ngo utazasenga, utazita kuri ibi bintu, ntabe maso ngo asenge, ntavuge ngo Mana mpa imbaraga zo kunesha irari ry'iki gihe, mpa imbaraga zo kugwanya irari
ry'iki gihe yarambwiye ngo iryo rari rizamuhitana, ngo kandi nirimara kumuhitana rizamukoza isoni, rizamumwaza, azamwara, azakugwa n'isoni, kandi ngo amahirwe yose yari afite azaba arangiriye aho ngaho. Imana nidushyigikire cyane. Mwene data, ndagusaba ngo usabe imbaraga zirwanya irari ry'iki gihe, usaba imbaraga zirwanya ubusambanyi bw'iki gihe, kugira ngo Imana ibone uko ikugwanirira. Ndagira ngo usabe, ese niwo twafatanya nawe ukaba hafi y'Imana, nawe ukaba muri uru rwihisho, kuko abantu bari muri uru rwihisho Kristo yiteguye kubarengera, Kristo yiteguye kubabohora, Kristo yiteguye kubagirira neza, yiteguye kubagwanirira intambara zose. Kristo ababereye maso. Urebe neza ko irari ry'iki gihe ritari kukujyana, ariko ritari kuguhitana. Bamwe bari kuza gusenga ariko bataje gusenga nyirizina, ahubwo batari guhesha Imana icyubahiro, bakazanwa no gukoza Imana isoni. Ariko ndagira ngo usabe imbaraga, unezeze Imana. Waba umukristo utaba umukristo, umenye ko irari ry'iki gihe nutaba amaso rizagukoza isoni. Niyo waba utajya mu rusengero, ariko Kristo aragushaka, ashaka ko uguma kuba umukristo, kuko Kristo yahamagaye abantu ngo bakorere Imana, ntabwo yabahamagariye kujya mu byaha. Urasabwa kunezeza Imana waba uko uri kose. Niyo waba utajya mu rusengero, umva Kristo ari kugushaka, Kristo ari kugushaka. Bamaso ukiranuke, ntabwo uri ikigomeke mwino minsi, ntabwo wigometse ku Mana, ntabwo gusenga wabiretse, ntabwo gukiranuka wabiretse. Imana iragukeneye. Ese mwino minsi bimeze bite? Irari ry'iki gihe ntabwo rigiye kuguhitana, ubusinzi ntabwo bugiye kuguhitana. Imana ibabajwe n'abasinzi, Imana ibabajwe n'abarozi, Imana ibabajwe n'abibone, Imana ibabajwe n'abajura. Imana ifite agahinda kenshi gakomeye. Kristo afite agahinda ku barozi no ku basambanyi no kubifata uko bidakwiye. Kristo arashaka ko mukiranuka, mukaba hafi y'Imana. Uri hehe ko Kristo ari kugushaka? Uri hehe ko Kristo agukeneye? Bamaso, Kristo ari kuguhamagara ngo ngwino wongere wubaha Imana, ngwino wongere unezeze Imana. Mwino minsi ntabwo wigometse, mwino minsi irari ry'iki gihe ntabwo rigutwaye, mwino minsi ntabwo uri kwifata nabi, ariko ndagira ngo we kuyembayemba, ahubwo uze dufatanye gukorera Imana. Imana irakicaye ku ntebe y'imbabazi, Imana iracyafite imbabazi nyinshi. Nawe nuza arashaka kuguhisha muri rwa guhisho twasomye, arashaka kukurengera. Mwese aho waba uri hose, Kristo ari kugushaka. Kristo akiza uburwayi, Kristo yishyura amadeni, Kristo aho umuntu nta jambo afite, Kristo amuha ijambo. Iyo ufite agahinda n'umubabaro, Kristo araza akakumara uwo mubabaro, ibintu bikagenda neza. Ndagusaba rero kugira ngo dufatanye, wihane bigishoboka, uve mu byaha wari urimo, kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Umugambi Kristo afite ni uwo gutanga ubugingo buhoraho. Nawe ube maso, nawe unezeze Imana, umenye ko Imana yiteguye kukurengera, umenye ko Imana yiteguye kukugirira neza. Ariko irari ry'iki gihe ntabwo rigutwaye, ntabwo uri umunyamujinya, ntabwo uri umusambanyi, ntabwo uri umurozi, ntabwo uri umwibone, ntabwo uri mu bantu bababaza Imana, ntabwo uri mu bantu batari kunezeza Imana. Nusanga muri ibyo byose urimo, ubwire Imana ngo Mana ndakugarukiye, wongere ungarukeho, ungwanirire. Kandi nuba hafi y'Imana, Imana irakumva. Kristo arakicaye ku ntebe y'imbabazi, Kristo aracyiteguye kukurengera. Afite umugambi mwiza wo kukugirira neza, afite umugambi mwiza wo kukurengera. Kristo yomora ibikomere, ibyo bikomere byose ufite yabigukiza, nawe ugasigara uri gushima Imana. Kristo afite umugambi wo kukomora ibikomere byose ufite, niwemera kumwubaha ukava mu byaha, ibyo bikomere byose ufite yabigukuramo. Iyo umuntu yubashye Imana imugirira neza. Ndagira ngo rero mwino minsi ushaka ukuntu wakubaha Imana, uyinezeze, nayo ikubereye maso. Komera rero, Imana ikubereye maso. Ndashaka ngo dufatanye gusenga, ariko wibaze kuri ibi bintu. Muri iyi minsi ntago waba uri umurozi, ntago waba uri umusambanyi, ntago waba uri umusinzi, ntago waba uri umwibone, ntago irari ry'iki gihe rigiye kugutwara rigatuma urugo rwawe rusenyuka, rigatuma ejo hawe haba habi. Iyo umuntu akiranutse akaba maso, aba ari kugirira neza ejo hazaza he. Ndagusaba rero kugira ngo nawe ushaka ukuntu
ukuntu wanezeza Imana. Turashaka gusenga Imana. Mukozi w'Imana utarasenga Imana, Imana iguha umugisha ku butumwa utambukije. Ariko mbere yuko dusenga Imana, ese ko mushishikariza abantu kubaha Imana, itandukaniro riri hagati y'umuntu wubaha Imana n'utubaha Imana ni irihe? Kubera yuko nasomye iki gitabo cyitwa Bibiliya, sanga hari ijambo riri kuvuga ngo bahora bambaza ngo umunsi ukira ngo Imana yabibahe. Ndashaka kugira ngo hagati aho mumbwire ku itandukaniro riri hagati y'umuntu wubaha Imana n'utubaha Imana. Yego. Igisubizo kirahari cyihuse, kuko Imana mu mugambi ifite ni wo kugirira abantu neza. Imana rero ishobora byose. Iyo uyizeye ukayubaha ukagira ibyo wihanganira, nayo iraza ikakugirira neza. Nayo iraza ikakugirira neza, ariko wabanje kwihangana. Uvuze ku ijambo ryitwa kwihangana, nibuka umugabo w'Igisenyi bambwiye ejo bundi. Barambwira bati yakoreraga Imana ari umuvugabutumwa. Ngo muri iyi minsi aravuga ati ndabona ibi bintu igihe nabibereyemo rwose nta nyungu nigeze mbibonamo. Arangije afata Bibiliya yirambika hasi, arangije aravuga ati ntabwo nzabisubiramo. Ese ubwo ko hari abandi bameze nk'uwo muntu, wababwira iki koko? Uwo muntu yabuze imbaraga zo kwihangana. Ahubwo ndagira ngo mbwire abantu baba babuze imbaraga zo kwihanganira ibibazo barimo, bihangane. Iyo umuntu yihanganye, ejo hazaza haba heza. Iyo umuntu yihanganye, ejo hazaza habaho ibyishimo. Kwihangana bitera kunesha. Kandi nasomye ijambo rivuga ngo mbese abayuda barusha iki abandi? Ijambo ravuga ngo abayuda babarusha muri byose, ngo kubera ko babitswe ibyavuzwe n'Imana. Iyo umuntu rero yihanganiye ibigeragezo, bya bindi Imana yamubwiye irabisohoza, ndetse yabisohoza. Ndashimira Imana. Imana yagiye ivugana natwe nijoro, ibyo itubwiye ikabisohoza ku manywa. Rero tuyifitiye icyizere dushingiye uko yatugiriye mu burwayi ikadukiza, mu bibazo bitandukanye ikaturengera. Tuyifitiye icyizere. Turabwira abantu ngo nibakomere, bihanganira ibigeragezo, ntibarebe nk'uwo muntu, kuko uwo muntu yarabuze imbaraga zo kwihanganira ibigeragezo. Mu gihe saba Imana, mukozi w'Imana, umaze ukorera Imana, ni nk'ibihe bintu bibiri watubwira Imana yagukoreye, ku buryo ushobora kuvuga uti nshingiye kuri ibi bintu Imana yankoreye, nanjye nzayinambaho? Icyambere yankijije ni uburwayi bwari bungoye, ko nigeze kurwara iminsi ibiri, irandemerera cyane, imbere ikibazo. Ndavuga ngo nimbona Imana inkijije nanjye nzayikorera. Ubwo burwayi rero bwari bukomeye ku buryo muri iyo minsi ibiri nari natangiye kwihana mu mutima, ndi kuvuga ngo nintaha nanjye nzagere mu bwami bw'ijuru. Ariko Imana irandengera, inkiza ubwo burwayi, ku buryo naho waba urwaye bimeze bite, nakubwira ko Imana ishobora byose, shingiye kuri ubwo burwayi yankijije. Kabiri, hari ibindi bintu Imana yagiye idukorera. Tukiri abasore, nta buzima twari dufite ibikomere bitandukanye, ariko twajya gusenga Imana ikatubwira ngo izatwubakira. Yaratwubakiye, yabanye natwe, iradushyigikiye. Ubwo rero dushingiye ku bitangaza yagiye ikora, cyane ko dufite ubuhamya bwinshi butandukanye umuntu atavuga nonaha ngo aburangize. Hari ahantu Imana yadukuye, twari abantu bagayitse cyane, ariko tukajya dusenga Imana ikavuga ngo izatugirira neza. Turashimira Imana rero ko tubona turi mu cyerekezo cy'uko izatugirira neza. Imana ikababwira yuko izabagirira neza, ikababwira yuko izabaha imigisha, bakiri inzahare, bakikorera induruburi. Mu by'ukuri Imana yamara kubakura kuri ya mitwaro y'induruburi, ya mizigo yo ku mutwe, ugasanga n'ubundi irabagaburiye, ibahaye amafaranga, bamaze kugera mu gihugu cy'amasezerano, bibagiwe Imana yabakuye hantu habi. Abo bantu ni ubuhe butumwa wabahereza kugira ngo bamenye yuko batatiriye igihango? Abo bantu Imana yashubije bakareka gukorera Imana, bo ubwabo biteye ibibazo bikomeye cyane, kuko iyo Imana iguhaye isezerano ikarisohoza, iyo irishohoje biba bivugitse ngo ibyo yakubwiye ibishohoje. Iyo ibishohoje rero
biragusaba kuba maso kugira ngo ibyo yaguhaye ubone uko ubirya neza. Iyo utubashye Imana rero ukava mu masezerano Imana yaguhaye, bya bindi yaguhaye yabishohoje, bivugitse ngo bya bindi yaguhaye ugiye kubirya nabi, kandi bimara igihe gito. Iyo bimaze igihe gito rero ubuhombye cyane, ko iyo umuntu yubashye Imana nayo yerekana mu bandi ko uwo muntu yanejeje Imana. Nkavuga ngo rero uwo muntu uri kuva mu buntu bw'Imana amenye ko ari kwigirira nabi, ko imbere ye hari ibibazo azahura nabyo akabura uwo ahamagara. Yego, azahura n'ibibazo kandi abure uwo ahamagara. Saba Imana turagushimiye. Hano ni ku Makuru y'Ijuru TV. Kora subscribe, ukore share, like na comment, wandike igitekerezo cyawe, kandi ibitekerezo byanyu turabisoma. Niba ari ibyo twakosora tukabikosora, niba ari ukudushimira umurimo w'Imana tuba twakoze, nukuri nabyo turabibona, kandi nukuri niba ari n'ibyifuzo byanyu by'uko tubasengera nabyo turabibona, tugafata umwanya wo kubasengera. Mbibutse yuko uyu ni umukozi w'Imana. Hano turi ni mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba. Ahangaha ni urugendo rurerure kugira ngo tugere hano muri iyi ntara y'Iburengerazuba. Nukuri bidutwara urugendo rurerure. Dusengere, icyo twiyemeje ni ukwamamaza ubutumwa bwiza tutarebye ku butunzi, ahubwo iby'Imana yaduhaye twiyemeje kubikoresha umurimo w'Imana, ubutumwa bwiza bukagera ku bandi. Ariko hari amaboko yawe ku buryo tubasha gukora umurimo w'Imana tutiganyira ngo mbese buriya butumwa buratambuka bute. Uyu ni umurimo utuvuna cyane, ariko nyaboneka mudusengere, mudushigikire, dukora umurimo w'Imana. Umukozi w'Imana, Imana yajyaga ikubwira yuko izina ryawe rizagera mu mahanga ya kure, ariko uyu munsi ndakeka yuko abagiye kugukurikira ntabwo ari abo mu Rwanda gusa, ugiye gukurikirwa n'amahanga atandukanye. Bivuze ngo rero nukuri Imana igushyigikire. Imana yarakubwiye ngo nzakwamamaza, uravuga uti bizava hehe, ariko nuko nguko bitangira. Komereza aho ngaho, kandi yavuze yuko izakugira umugabo nyamugabo. Imana irabikora. Nkusi kera mu tuzi dutandukanye turuhije cyane, ariko Yesu yakugiriye neza rwose. Nawe uri umugabo wo kubuhamya, uri umugabo wo kubihamya. Umunsi umwe hari igihe tuzategura dutambutse ubuhamya, kuko ubuhamya bujya bukomeza abantu benshi. Tuzabutanga rwose. Ni ukuri nta kibazo uyu mugabo mubona hano imbere hari ubuhamya bukomeye afite. Ubwo rero ubutaha tuzabagezaho n'ubuhamya, muzumva gukora kw'Imana. Saba Imana rero, hari abazifuza yuko wabasengera, hari n'abazifuza kukugisha inama. Watanga nimero yawe ya telefone kugira ngo umuntu uzawukenera azabona aderesi yawe. Yego, kwitanga nta kibazo. Nimero ni 078 47 92 396. 078 47 92 396. Nimero ni iyo ngiyo. Imana ibaho umugisha. Iri kuri WhatsApp? Iri kuri WhatsApp, nta kibazo. Amen. Imana iguhe umugisha. Saba Imana turagushimiye kubwo kwemera kuvugira Imana. Senga Imana, abazakurikira ubu butumwa buzabafashe kandi buzabahindure. Imana yaduhamagaye izabona inyungu, izabona umusaruro mu izina rya Yesu. Amen. Karibu no gusenga Imana. Mana data wa twese uhoraho, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye. Tugushimiye ko uyu munsi ari wowe wemeye ko tuvuga ijambo ryawe. Izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe niryamamare. Ijambo ryawe ritugezeho, riravuze ngo uba mu rwisho rwisumba byose, azahama mu gicucu kishobora byose. Turagusabye ngo yewe Uwiteka udushoboze kuba hafi yawe, dushoboze kukwiringira, dushoboze kuguhesha icyubahiro, kugira ngo ibibazo nibiza, intambara
indimi ziza, hagize ibintu bitandukanye biza, Mana Data wa twese uzaduhishe mu rwihisho rwawe, uzaturengere, uzatubambira amahema. Turasengera abantu batandukanye, turasengera abafite ibikomere bakaba barabuze ubomora ibikomere, turasengera abafite agahinda, turasengera abafite amadeni, turasengera abo bwiriyeho, turasengera abari kurara hanze, turasengera ababuze aho kuryama, turasengera abarwayi mu izina rya Yesu Kristo, turasengera ababuze uko babigenza, turasengera Mana abafite ubushobozi ariko bakaba babuze amahoro yo mu mutima, turabasengeye kugira ngo bomore ibyo bikomere mu izina rya Yesu Kristo. Womore ibikomere bya buri wese, urwana intambara zose mu izina rya Yesu, kugira ngo umuntu wese ukumva utwumva Mana ibikomere bimwomore. Uwo bwiriyeho umushyirireho amanwa, ufite agahinda mumara agahinda, ubuze uko abigenza ugira uko wabigenza. Turasenze rwose kugira ngo ibibazo byose by'abantu bawe ubikemure. Turagushimye kuri mu ruhande rwacu, turagushimiye ko wumvishe kandi ko abantu babagiriye neza, abarwayi ukabubakijije, ukabugiye kubarengera. Mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha, amen.